urakoze njye nitwa Masozera Robert nkaba ndi umuyobozi mukuru wa diaspora ushinzwe diaspora ikora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uru rugendo turimo ni gahunda ya Leta y'u Rwanda, ni gahunda yashyizweho kubera ubushake bwiza leta ifite bwo kwegera diaspora nyarwanda kugira ngo nayo ikangurirwe uruhare rwayo mu biriho bikorwa mu Rwanda, mu iterambere ry'u Rwanda, mu buryo u Rwanda rurimo guhinduka ruva habi rugana heza. Hakaba rero hari icyifuzo cy'uko na diaspora nayo yabigiramo uruhare. Tukaba twarahereye mu Burayi, ubu hari amatsinda ariho azenguruka ibihugu byo mu Burayi. Ubu ngubu hano turi ni mu Bubiligi, ariko hari n'abagiye mu Bufaransa, hari mu Busuwisi twagiyeyo, mu Budage, muri za Norway, ni henshi. Ikitugenza rero turimo turaganira abanyarwanda tukabereka aho igihugu cyavuye, tukabereka aho igihugu kigeze, ariko nanone n'aho kigana. Noneho tukaboneraho no gutanga amakuru ariho avuga ku Rwanda muri ino minsi, ubona ari amakuru atera confusion cyane, atuma abanyarwanda bongera gucika igikuba. Ubwo rero turimo turaboneraho tugatanga amakuru agamije cyane cyane kumara ubwoba abanyarwanda turimo gusanga hano mu Burayi. Ni abanyarwanda bavuga ko bahunze nyuma ya 1994, abenshi bakivuga yuko bafite ubwoba batashye bagira icyo baba. Ubwo rero turimo turamara ubwo bwoba, turi kumwe n'abantu bagize ubwoba nkabo, batinyutse barataha, barimo barabaha ubuhamya bwabo. Tukaboneraho no gusobanura rero amakuru ariho yavuga yuko hariho kubuza itangazamakuru kwisanzura, haba hariho ifungwa ry'abapolitike, nk'ikibazo cya Ingabire Victoire mujye mwumva. Turimo turasobanura tukabwira ko ari amakuru agezweho, ko ikitugaragara ni uko hari ibihuha byinshi biri mu mitwe y'abanyarwanda. Hari ibihuha byinshi bigatuma batagira icyo, bigatuma aho kugira ngo bavanemo amakuru ahubwo bakagira confusion mu mitwe yabo. Muri make rero ni urugendo rwo gutanga amakuru y'imvaho, amakuru anyomoza ibihuha biriho, amakuru asobanura ko mu Rwanda nta jenoside bagiye gukora muri Congo, ahubwo habayeho kujya gucyura impunzi zari zihari, ngira ngo bamaze kubisobanura. Amakuru asobanura yuko ntabwo u Rwanda rutoteza abakora umwuga wa politike, ahubwo hari umurongo ngenderwaho, hari amategeko ahari. Mu magambo make nibyo, ni urugendo turimo gusobanura. U Rwanda ruvuye aha, rugiye aha, rugeze aha, ariko dore n'amakuru agezweho. Nibyo kuko uruhare rwa diaspora turimo kurarutindaho, kubera yuko turifuza yuko nabo baba abambasaderi b'u Rwanda mu mahanga. Nkurikije ibyo mumaze kumbwira, nagira ngo mbabaze aho serivisi ya diaspora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itandukanira na za ambasade mu byo mukora. Serivisi Direction Generale ishinzwe diaspora na za ambasade aho zitandukaniye nuko za ambasade zegereye diaspora. Za ambasade ziri mu mahanga, ziri aho abadiaspora baba, noneho twebwe tukaba turi mu Rwanda, ariko turi umuryango umwe, turi abakozi bamwe kuko twese turi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Bo rero kubera ko batubereye muri diaspora, usanga aribo tunyuzamo, babaye nk'umuyoboro. Twavuga ko ari nk'umuyoboro tunyuramo iyo dushaka kwegera diaspora. Iyo dufite ubutumwa tugeza kuri diaspora, twifashisha za ambasade cyane, tukifashisha n'abadiplomate bakoramo. Ugasanga rero turuzuzanya, turi abakozi bamwe, turi abakozi ba leta bamwe, ariko twe dukora politiki, hanyuma hakabaho n'abayishyira mu bikorwa. Twebwe rero ambasade ikunze kuba umuyoboro, ariko abantu dukora nabo cyane ni amashyirahamwe y'abadiaspora ubwabo. Nibo twifuza, nta nubwo tuba twifuza ko ari ambasade bijyamo cyane, ahubwo tunifuza yuko abadiaspora mu mashyirahamwe yabo aribo banashyira mu bikorwa ya politiki nziza nakubwiraga. Ambasade turuzanya. Nagira ngo mbasabe mubwire abantu bamwe batazi diaspora, ko hari abataramenya icyo ari cyo mu by'ukuri. Mu byo tumaze kuganiraho ni ibikorwa. Ndashaka noneho mumbwire
niba nkanjye ndi umuntu mushya wenda ubonye diaspora icyatuma myitabira. Diaspora muri definisiyo yayo tuvuga yuko ari umunyarwanda, abanyarwanda ari bo bose batuye hanze y'igihugu cy'ababyeyi, bagiye hanze kubera impamvu zitandukanye, haba ari ku bushake, haba ari ku buryo butari ubushake. Iyo uri hanze y'igihugu cyawe utuye mu bindi bihugu, icyo gihe uba uri umudiyasipora, ugize iyo diaspora. Bivuga rero ko umunyarwanda uwo ari we wese utuye hanze y'igihugu ni umudiyasipora, ariko dukunze kubitandukanya n'impunzi. Dukunze kubitandukanya n'impunzi kubera ko umudiyasipora ni umunyarwanda utuye hanze ariko agakomeza kugirana umubano n'igihugu cyamubyaye, akagirana isano yo gukorera u Rwanda, akagira isano yo gushaka kugira icyo akora mu Rwanda. Impunzi rero akenshi kubera ko ziyambura ubwo burenganzira, ziba zivuga yuko zitakora n'u Rwanda, usanga hakunze kubaho icyo kibazo cya definisiyo. Ariko rero ubutumwa naha abanyarwanda bose, hari abakibyitiranya bakumva ko diaspora ari inyito cyangwa ari ikintu cyashyizweho n'ubuyobozi kugira ngo bashorwe muri politike, kugira ngo bakoreshwe. Oya, diaspora n'ibindi bihugu by'ahandi birayigira, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda gusa. Buri gihugu cyose kigira abanyamahanga nako bigira abamigrant babo. Icyo dusaba rero ni uko abanyarwanda bose bakwiye kwegera ambasade, kuko ambasade zikunze kwandika, nizo zitanga ibyangombwa za carte consulaire zigaragaza ko umuntu ari umunyarwanda atari umunyamahanga. Kuko muri diaspora abanyamahanga ntabwo tujya tubashyira muri diaspora. Ugomba kuba ufite n'icyemezo cy'uko uri umunyarwanda, niyo waba ufite indi nationalite, ariko ufite indi nationalite y'inkomoko mu Rwanda, uba uri mu diaspora. Ubwo rero icyo dukangurira ni uko abanyarwanda begera ambasade byonyine kugira ngo banandikwe, banahabwe n'icyo cyangombwa kigaragaza ko ari abanyarwanda. Kuko icyo cyangombwa iyo umudiyasipora aje mu Rwanda, hari ibyo badusaba, hari serivisi barimo kudusaba. Umuntu abona ibyangombwa ate, umuntu abona isambu ate, umuntu abona ikibanza cyo kubakamo inzu ate, umuntu ahabwa exoneration ya taxe ate. Ibyo ni ibintu tumarira diaspora, ariko turabanza tukabasaba icyemezo gitanzwe na ambasade akenshi kigaragaza ko uwo muntu koko ambasade binamuzi, kuko nicyo cyemezo natwe twifashisha kugira ngo tumusabire izo serivisi. Ubwo rero ndakangurira abadiaspora bose, utarabikora yegere ambasade ko bimugirira akamaro nyuma iyo akeneye serivisi zitangwa n'igihugu cye. Natwe hari ibyo tumusaba, ibyinshi rero usanga bitangwa na ambasade. Igihe turimo gukuraho rero ni uko hari abanyarwanda bakigingimira, badashaka kwegera ambasade kubera impamvu zitumvikana. Twe turagira ngo tubabwire bayegere, nta bwoba, na ambasade yabo. Ni nk'uko umuntu uri mu Rwanda nawe yegera district, akegera umurenge, akegera ubuyobozi. Muri diaspora rero ubuyobozi ubegere na ambasade. Waba uyikunze, waba uyanze, waba ukunze u Rwanda rwawe, waba ukunze ubuyobozi, kwegera ambasade byo ntaho bihuriye. Ni umunyarwanda, ni igihugu cyawe, umwegere. Hanyuma n'izi gahunda rero turimo kubakangurira gutaha, kuza dufatanye ko turi mu rugamba rwo kubaka igihugu. Kuki se rwubakwa n'abari mu Rwanda bonyine, abo hanze kandi bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, baje tugafatanya. Icyo kitugenza, dufite ubutumwa bwo kubakangurira, kubemvita baze dufatanye, kuko icyo twanga ni ba bandi twubaka u Rwanda twenyine, nyuma ni nko guhinga amasaka yakwera, hakaza abarutemayeze baza bakanasarura amasaka batahinze. Ugasanga rero icyo twumva ni uko tutangirana tugakomezanya. Nibwo butumwa turimo gutanga. nagira ngo mu kurangiza mutubwire, hari projet mufite nziza cyane twa Nyakatsi, nkeka ko izaba no mu bikorwa bya exposition izaba muri iyi minsi. Nagira ngo muyitubwireho. Urakoze. Iki ni igikorwa, hari gahunda ziriho nziza turimo gukangurira diaspora kugiramo uruhare, kuko ni ibikorwa byabo. Nyuma y'igikorwa kigeze gukorwa na diaspora cyitwa
$1 campaign. $1 campaign yagaragaje ko abadiaspora bakunze igihugu cyabo kandi bashobora gukora igikorwa gifitiye igihugu akamaro individual. Bashobora gukora ubu rero muri nyuma ya $1 campaign hari igikorwa cya Bye Bye Nyakatsi, igikorwa cyo guca za nyakatsi ziri mu Rwanda zose, ko hari abaturage bari bagituye mu mazu ya nyakatsi. Dushaka guhera mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, ahantu hatuye abaturage barimo kugera ku 11,000. turagira ngo duhere kuri abo ngabo. Dufite rero projet yo kubaka amazu agera kuri 500. Abadiaspora cyane cyane ba hano mu Bubiligi, ko ni hari abadiaspora benshi cyane. Hano hari abadiaspora barenga 20,000. Muri abo ngabo rwose tubashe kubona bamwe bakitabira icyo gikorwa. Inzu imwe dushaka kubaka izaba igura amadolari atarenze 4,000-5,000. ni ukuvuga ngo hano mu Bubiligi honyine abanyarwanda ba hano mu Bubiligi nabo ubwabo muri ayo mazu 500 bashobora kwiyubakiramo amazu, kuko buri inzu tuzajya twubaka tuzajya tuvuga ngo iyi nzu yubatswe na diaspora yo mu Bubiligi, aya mazu yubatswe n'abo muri Canada. Ni ukuvuga rero ngo icyo gikorwa nubwo nimba kitari kinazwi hano, habeho kampanye yo kukibumvisha. Hari website natanze, hari website ya diaspora, ngira ngo nongere nsubiremo hano abadiaspora bayigeho bayifungure, kuko n'igikorwa cya nyakatsi kiriho cyane. Ni www.rwandandiaspora.gov.rw. ukajya ahantu handitse initiative za diaspora. Hari ahantu rero hari umushinga wa Bye Bye Nyakatsi n'uburyo abanyarwanda bawugiramo uruhare. Mu kwezi kwa 12 abazabishobora bazaze mu Rwanda. Dufite foire ya diaspora, dufite imurikagurisha, aho amafaranga azavamo muri iryo murikagurisha, muri iyo foire amafaranga azavamo azajya muri iyo Bye Bye Nyakatsi. Dufite soirée de danse izahuza urubyiruko rwa diaspora rugera ku 2,000 le 31 décembre. Amafaranga azavamo azajya muri Bye Bye Nyakatsi. Aho ni mu Rwanda, ariko turashaka ko hano muri diaspora naho bakora ibikorwa byabo nk'uko muri $1 campaign babikoze. murakoze.